Turabasuhuje mwe mwese mudukurikiye aho muherereye hirya no hino. Uyu munsi turi mu murenge wa Kigembe, ndashaka ko tuganira cyangwa twungurana ibitekerezo cyangwa twiga ku bishyimbo ndetse n'ibigori. Nk'uko nari nabibabwiye turi mu murima, ubu noneho turi mu murima. Abantu mwagiye mukurikirana amavidewo yacu mwabonye ko tunorora, turi n'aborozi. Muze kureba mu mavidewo muraza kubona n'ubworozi dufite, ariko uyu munsi nifuje ko noneho tuganira n'ubuhinzi, tukabyunguranaho ibitekerezo, tukareba ubuhinzi buteye imbere bumeze gute. Ese ni gute umuhinzi ashobora kwita ku myaka ye kugira ngo imuhe umusaruro kandi yakoreye ubwo buhinzi ku buso butoya? Ese ibihingwa nabyo biragwingira? Ni gute? Ndaza kubereka aha mu murima duhagaze, ndabereka umurima wegeranye n'uyu duhagazemo. Murahita mubona ko igihingwa nacyo kigira ubuzima nyine, kiba gikeneye kubaho nk'uko umuntu abaho, gikenera intungagihingwa. Rero hano dufite ibishyimbo bishingirirwa ibiti, murimo murabibona. Bigeze mu gihe nyine cyo kuzana imiteja, bigeze mu gihe cyo kuzana imiteja. Ariko mbere y'uko ngera ku iki cyiciro cyo kuzana imiteja, ndashaka kubibutsa uburyo uyu murima wateguwe. Ese bigeze hano twaranyuze he kugira ngo tube dufite ibi bishyimbo bimeze gutya? Twakoze iki? Ni gute twabiteguye kugira ngo n'umuntu udukurikiye ari umuhinzi uhinga ku buso butoya, umuhinzi uciriritse, kuko nk'uko nabibabwiye hano turi turi mu cyaro, ni mu mirima. Abahinzi ntabwo hari amahegitare, dufite umurima mutoya, ariko wa murima mutoya ni gute nawutegura kugira ngo uvemo umusaruro mwinshi kandi mwiza? Ikirere ntabwo giteguza, gishobora kuba kibi cyangwa kikaguhinduka, ariko wagize ikirere cyiza, wateguye umurima wawe neza, nta kabuza ugira umusaruro. Rero turi muri sezo ya 2025, yatangiye mu kwa cyenda, gutyo mu matariki nyine y'ukwa cyenda. Ibi bishyimbo natwe niho twabihinze mu kwa cyenda, mu matariki. Bitangiye mute? Mwabihinze gute? Ni ukuvuga ngo uyu murima twarawuhinze bisanzwe. Icyiciro cya mbere turahinga, turasanza, bitewe n'agace abantu baherereyemo. Hari ababyita kurima, hari ababyita gusekera, mu buryo bugiye butandukanye. Natwe rero uno murima twarawusekeye cyangwa turawuhinga bisanzwe. Tumaze kuwuhinga tuwuha iminsi mikeya, urabanza urahora, urabanza amasinde cyangwa bwa buhinge bwacu burabanza buhoramo gakeya. Bumaze guhora, nta kindi twakoze. Imvura iguye, twasubiyemo turongera tunyuramo turahinga kugira ngo ubutaka bube bumeze neza. Hanyuma abantu benshi, ariko biranumvikana, ntabwo ushobora gukama inka utagaburiye, ushobora gutekereza umusaruro ku gihingwa utahaye ifumbire. Nk'uko ubireba ku iki giti cyonyine, urabona imiteja iriho. Ibi ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana, ni uko iki gishyimbo kiriho ifumbire. Tumaze gukora gutyo, tumaze guhinga, twaciye imyobo, ariko duhinga ku mirongo. Uko mubireba uyu murima wose ubu ngubu uhinze ku mirongo. Icyakora kubera gushisha, kandi murabibona no mu gace nyine ka murima ugiye urimo n'ibindi bihingwa, murabona harimo insina, harimo n'ibindi, ntabwo bisa neza cyane. Ubundi wakabaye ari umurima utagize ikindi kintu uvangiyemo, ariko kuko nyine harimo insina ntacyo. Hanyuma twateye ku mirongo. Tumaze gutera ku mirongo, buri gishyimbo tukabanzamo ifumbire. Aka gace nabonye ubutaka bwaho burera cyane, burera ariko cyane cyane iyo bwafumbiwe. Nimuza kwitegereza mu yindi mirima turi buze kureba, uragenda usanga hari ibishyimbo rwose bisa nk'ibyagwingiye bitakuze. Nta kindi kibazo cyabaye, twagize ikirere cyiza, imvura yaguye neza,
ikibazo ni ya fumbire nababwiye. Tumaze guca imyobo tugendeye ku bipimo bisanzwe, spacing ni ukuvuga hagati y'umurongo n'undi, ndetse hagati y'umurongo n'undi na hagati y'igishyimbo n'ikindi, tugenda dushyiramo ifumbire. Tumaze gushyiramo ifumbire turatera, ukagenda ushyira ibishyimbo bibiri mu mwobo, hanyuma ibishyimbo biramera bimaze kuba ingarama. Sinzi mwebwe iwanyu uko mubyita, ariko bimaze kuba ingarama, n'ubundi tuzana isuka turongera turabibagara kugira ngo tubimenere bwa butaka bukomeye, kugira ngo igishyimbo kimere neza. Turakimenera, tumaze kukimenera ni ukuvuga, urumva deja twe twashyizemo ifumbire y'imborera, dushyiramo n'imvaruganda nkeya. Ntabwo twari dukeneye kongeramo indi nyinshi, ko twari twizeye ifumbire nyinshi twashyizemo. Ibishyimbo birakura, bitangira kuzana urugoyi cyangwa umutwe, kuko nabibabwiye bino bishyimbo nyine murabibona bishingirirwa ibiti. Nta kindi uhita ukora, ni uko mwabonye ko byamaze kubaka. Ariko icyiza cyo gutera ibishyimbo ku mirongo, iki nacyo nkivuge cyane, usanga abantu batumva neza icyiza cyo gutera ku mirongo imyaka. Icya mbere, bituma ya fumbire washyizeho yiharirwa, nyine ni ukuvuga kuyipima kuri cya gihingwa ushyizeho biroroha kurenza uko wabishyira ku myaka iteye mu kajagari. Icyo ni kimwe. Ariko n'ikindi, nk'ibi bishyimbo bishingirirwa, kubishingirira biroroha cyane. Ugenda ushinga hagati y'umurongo n'undi, umeze nk'uwubaka, noneho byo bikazahita bizamuka bihuza imitwe, bikazamukira ku biti. Shaka ibiti bikomeye, muraza kubibona mu mirima twegeranye, abantu bafata ibiti by'imyumbati bagashingirisha ibiti, bagafata utuntu tw'udushami dutoya bagashingirisha ibiti. Aho ntiwategereza umusaruro, ni ugushaka amashami manini kandi maremare. Turangije turabishingirira. Tumaze kubishingirira, murabona byarazamutse, bigira igihe bizana ururabyo ruvaho. Dore bigeze mu gihe cy'imiteja, kandi iyi miteja murabona ko nta gisigaye yeze. Mu minsi izaza nzabereka noneho turi gusarura, murebe umusaruro uzava. Urebye uyu murima ni mutoya, hari imirima minini yegereye uyu murima idashobora no kuvamo 1/3 cy'umusaruro uzavamo hano. Kubera iki? Kubera cya kintu nakubwiye, uburyo wateguwe mu gihe cyo guhinga, uburyo wawufumbiye, uburyo wawushingiriye, uburyo witaye ku bihingwa. Hari ikindi kintu abahinzi nkatwe duhingira mu cyaro, duhinga ku buso butoya, tutajya twitaho. Umurima urasurwa. Hari abantu baheruka bahinga bakagenda bakazagaruka baje gusarura. Ntabwo ari byo. Umurima urawusura mu gitondo na nimugoroba, ukajyayo ukareba, ese ibishyimbo byanjye byaramutse bite? Nimugoroba ugasubirayo. Kubera iki? Hashobora kuzamo ibyonnyi mu gitondo utahageze, nimugoroba bikaba byabirangije. Bishobora kuba wenda uko bigenda bikura hari amakuru biguha, nka kwa kundi umwana akura ukagenda ubona wenda ari kugwingira, akeneye intungamubiri runaka. Igishyimbo nacyo, cyangwa se muri rusange imyaka, urayisura kugira ngo umenye icyo ikeneye, ikiri kugusaba. Ugasura umurima wawe, wasanga harimo ibyonnyi. Ni urugero nka hano, urabona kubera byubatse cyane, hashobora kuzamo imbeba. Ubwo ugatangira guhangana nazo, kwanga ko zibicagagura. Ushobora kuza wahagera ugasanga wenda byatewe n'ubundi burwayi butandukanye bitewe n'ibintu runaka, nabyo ugakoresha imiti nimba ari ngombwa, ukarwanya ibyo byonnyi cyangwa n'utwo dukoko ku bishyimbo byawe, hanyuma ukazagira umusaruro mwiza. Ntabwo navuga byinshi, ariko iby'ingenzi nabaganiriza kuri ibi bishyimbo ni ibyo ngibyo. Kandi nshishikariza ari abazabona ino videwo, ari abadukurikiye,
mukunde guhinga. Kera mu Rwanda umuntu wabaga adafite akazi yaravugaga ngo ni umuhinzi, ariko ubu buhinzi bwabaye umwuga butunze abantu. Ndabashishikariza guhinga kandi mugahinga neza, by'umwihariko abajene. Abajene mwitabire ubuhinzi, duhinge igihugu kibone ibiryo, turye duhage twihaze mu biribwa, dusagurire n'amasoko. Hanyuma turi buze gukomereza mu kanya ku bigori, mbereke n'uburyo twahinze ibigori. Impamvu nifuje ko tuganira kuri ibi bintu ni uko muri aka gace ntabwo turakangukira guhinga mu buryo bwa kijyambere. Twakoze uyu murima nka sampo cyangwa nk'umurima w'icyitegererezo kugira ngo n'abanyura hano baze barebe. Turi guhinga baraduseka ngo ngo ko muri gutera ku mirongo, ngo ko muri kugera gute, ngo bizaba bikeya, ariko ikigaragara hazava umusaruro mwiza kandi mwinshi ugereranyije n'indi misaruro idukikije hafi aha ngaha. Ndumva nasoza, ugize ikibazo cyangwa akagira ikindi gitekerezo yampa nyunganira, yabikora muri komantere tukazabisoma tukabibona, cyangwa se yakenera imbuto avuga ati Cyuma uzaduhe ku iyo mbuto natwe duhinge, nta kibazo turayifite. Yavuga ati uzaduhe no ku bishyimbo turye, birahari bireze. Nka iku turahinga kandi tugahunika, tukarya, tukagenera n'abagenerwabikorwa bacu imyaka kandi twiyejereje. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha, muhinge mweze, mugire n'impera z'umwaka nziza, murakoze.